ashimwe bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nishimiye Imana kandi n'abashima uburyo cyumaje kunsura cyane cyane kuko mwaje kumfata mu mugongo. Ndabashimiye, Imana ibaho umugisha kandi nizere yuko nimutagwisari muzagororerwa. Shimiye mama pasteur cyane, mama pasteur Chuma ariwe niba ndavuga ngo numufasha wa Chuma cyangwa n'umugore wa Chuma. Shimiye n'abandi bose muri kumwe nabo n'abari butwumve bose bagiye bamfasha mu kumfata umugongo. No kuri pe ndabashimiye mwese, Imana ibaho umugisha. Amen. Rero tujye kuganira muri aya masaha uyu munsi ni cyumweru cy'umugisha tariki 15. Ntunguwe na bene data bongeye kuza kunsura, niyo mpamvu nifuje kuganira namwe. Ndabakunda n'abari butwumve bose bari kuri televiziyo yacu Intwari zo Kwizera. Ndabakunda, Imana ibaho umugisha. Amen. Tufite urubuga rwa Masuja wa Imani. Masuja wa Imani. Hari ijambo numvise pastor yavuze, ariko iri jambo ryanyubatse. Nifuzaga no kubaza pastor, ariko nanone mbere yuko tutangira, mbere yuko tugira icyo turageraho, nifuzaga yuko umujakazi w'Imana Betty adusengera Imana. Karibu Betty. Mana mu izina rya Yesu, Mana y'inyembaraga, Imana y'inyarukundo, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira muri iki gitondo cyiza utwemereyeho cy'umugisha. Mu izina rya Yesu tugushimiye kuko utwemereye ko duterana kandi duterana tukabuka umugisha. Mu izina rya Yesu ngwino ugaragare hagati muri twe, ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu. Ntabari twe icyubahiro cyawe kigaragare kuko urumugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane kuba amasengesho umujakazi w'Imana adusengeye. Turanezerewe cyane. Pastor Chuma, muri amahoro? Yego turi amahoro. Narabonye kukiriyo wari wategangaye cyane, wari watagangaye kabisa. Ugirira imwe ndavuga ntese uyu mwana, ariko ndabona warabisohotse mu mahoro. Imana ishimwe kandi shimira na timu yawe cyane. Pastor Dr. Madame Afande, Dada na Afande n'itorero uyoboye muri rusange. Ni ukuri nabonye mu rukundo rudasinzi, nabonye mu rukundo rumwe ntazi uburyo icyo nabivuga. Mwambaye hafi mu buryo bwose, na n'ubu muracyari hafi yanjye. Ni ukuri ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Amen. Hari ijambo ry'Imana rero nakurikiranye kuri urwo rubuga rwa Masuja wa Imani. Ijambo narikurikiranye cyane kandi ryanyubatse. Ijambo ryanyubatse cyane. Nabonye wasomye ijambo riri mu Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere ugeza ku murongo wa 6, ngira ngo niba ntabeshe. Ariko nanone umurongo wa 6 nawe wibajijeho cyane. Nifuzaga ko nanone wakongera ukadusobanurira, ariko bundi utaranadusobanurira ko wari wanarisobanuye kuko naryumvishe. Hari abizera, hari n'abatizera, hari abasenga bagasenga Imana mu buryo bwabo butandukanye ariko ntibayizere. Ni akabazo k'amatsiko nagize. Hari abantu basenga Imana bakayisenga mu buryo butandukanye, hari abanglikane,
hari abaporoso, hari abarokore, hari abadivantisite, hari abahamya ba Yehova, abo bose bafite imyizerere yabo. Ariko se none kuko numvishemo amagambo abiri, numvishemo kwizera Imana, hanyuma numvamo no kunezeza Imana. Ese ushobora kunsobanurira muri ayo magambo abiri, hari gusenga umuntu akayizera, hari no gusenga umuntu akanezeza Imana, cyangwa se hari muri ibyo byombi bibiri umuntu yabigira akizera Imana akanayinezeza? Ni akabazo k'amatsiko nagize mushumba. murakoze cyane, dushimye timu yose iri hano ndetse n'umushumba wacu. Ku kibazo mumbajije, hari icyo bita imyizerere y'abantu basenga, hari n'icyo bita kwizera, hari n'icyo bita kunezeza Imana. Ijambo tugiye gusubiza cyangwa se ijambo tuhagazeho cyane, ijambo rivuga ngo kubura kwizera ntibishobora kunezeza Imana. Ikintu cya mbere, umuntu ashobora kuba ari umukristo cyangwa se afite itorero, dini abarizwamo, ariko mu by'ukuri mu misengere ye asenga afite gushidikanya. Agasenga, hari nk'abantu bakunze gusenga avuga ngo ese Imana izamfasha cyangwa ntizamfasha. Iyo mivugire ihita itwereka ko umuntu nubwo ari umukristo, nubwo ari mu itorero, ariko ntabwo yari yizera Imana. Kwizera Imana rero ntabwo tubivanga no gushidikanya, izakora cyangwa ntizakora. Twe duhagarara mu guhagarara mu ijambo rimwe rivuga ngo kuko Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Mu gihe cyose rero uzi ko Imana ihari. Ninde wavuze ayo magambo? Umuntu wavuze ayo magambo ni Dawidi. Ubwo abantu bavugaga bati dore wagombaga kuba umwami, none dore urimo guhangayika, uri mu misozi, urimo kujya mu bitaro ukajya kwihisha, Sawuli arakugenza, yamaze gufata n'ubwami, umuhungu we Abusalomu aramugenza, atangira kumurwanya. Abantu rero bakajya bamubwira bati, bamuca intege, ariko aravuga ati kuko Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. None se pastor, tukiri aho ngaho, itakutabaye yo ntago yakwitwa Imana ku buzima bwawe? Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigendera mu mugambi w'Imana. Yego. Ikintu cya mbere, kuba uriho byonyine ufite umwuka uhumeka, haba hari ibyiringiro by'uko Imana izagutabara n'ubundi. Uyu munsi niba waburaye, wigarukira muri uko kuburara, menya ko ejo hari igihe cyashize Imana yarakugaburiye, kandi n'ejo izakugaburira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ryo herezo rero ryawe, uracyariho. Komeza ugire kwizera, wizera Imana udashidikanya ko ibyo yavuganye nawe izabisohoza. Ni iyihe mpamvu abarokore bakunda gucika intege? Imana yavuganye natwe, Imana yaratuvugiye. Ese ubundi umuntu ajya kubaho ku isi, umuntu ajya kubaho ku isi, hari uw'Imana yigeze ajya inama n'undi ngo ndashaka ko mama Sandrine abaho, ndashaka ko mama Gade abaho, ndashaka ko Bete abaho? Imana hari umuntu wigeze ayigisha inama kugira ngo ritabeho? Rwose isi. Kandi ikintu cya mbere nabwira abantu, tutari twabaho, twariho mu mugambi w'Imana, twariho mu bitekerezo by'Imana. N'ibyo Imana yadukorera rero, ni nk'umubyeyi. Umubyeyi ntiyakwifuza gukorera umwana we nabi. Twe dushobora kubona ko turi mu bibazo, turi mu bigeragezo, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo urukundo rw'Imana nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ibibazo rero duhura nabyo, intambara, ibyo bigeragezo byose, twibona ko Imana yaturetse, n'ubundi niyo yatuzanye ku isi. Nta ruhare twabigizemo, nta nama yakozwe kugira ngo ngewe Pasiteri Cyuma mbeho. Nisanze ndi ku isi. Rero Imana igomba kunkorera icyo ishaka, kuko ariyo yandemye, ni nayo yanzanye ku isi. Reka nibarize umuvandimwe Beti, bivuga ngo noneho Imana yakora izitwa Imana, itakora izitwa Imana. Bivuga ngo nta kintu gishobora kuntandukanya n'umugambi w'Imana. Ese Beti, hari icyakutandukanya n'umugambi w'Imana? Oya,
urakoze cyane. Beti yaravuze ngo nta kintu gishobora kumutandukanya n'umugambi w'Imana. Kuba gusa Beti ariho hariya ni umugambi w'iki w'Imana. Nta kabuza rero ibyo Imana yavuze kuri Beti, Imana izagira gute? Imana izabikora. Bivuga ngo Beti ugomba gukomera muri byose kandi Imana izakora ikiri ubushake bwayo. Kuko ikiri ubushake bw'Imana, sinzi uburyo ki abantu babifata cyane. None Beti, wowe nko muri iyi minsi hari icyo watubugira muri wowe kuriya kwizera ndimo ndabaza, wowe ubyumva mu iki? Icyo numva nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Ni ukuvuga ngo icyo dusabwa ni uko tugira kwizera kugira ngo dushobore kunezeza iki Imana. Urakoze cyane. Niko tugomba kugira kwizera kugira ngo tunezeze Imana. Bivuga ko hari n'abatanezeza Imana pastor, ariko ntabwo mwasubije igisubizo cy'ifuzo cyane. Nabaje ntese mu isi hose abantu bose dusenga kandi buri muntu wese afite imyizerere yiwe. Amen. Buri muntu wese afite ukuntu yizera. Harabizera ko bazaba muri iyi si, isi bizahinduka ikazaba paradizo. Harabizera ko bazasanganira umwami mu kirere. Harabizera ubutunzi bwabo. Harabizera ibyo bafite. Ese muri uko kwizera no kunezeza ni gute umuntu ashobora sinzi uburyo kirabivuga, ni je mtu anaweza bikamata namna gani? Nagira ngo gusubize kuri iryo jambo uvuze, kwizera Imana no kwinezeza, reka bisobanureho ntanga igisubizo. Umuntu wese wizeye Imana ntabwo abangikanya Imana n'ibindi bintu. Yes, amen. Ngo iyo utabangikanya Imana n'ikindi kintu urayinezeza. Ngo ari abantu bavuga ngo bizera Imana ariko akaba hari ibindi ashingiyeho, akaba adashyize umutima ku Mana, ibitekerezo bye ntabishyire ku Mana. Icyo gihe rero niryo tandukaniro ry'abantu kugira imyizerere ya yindi yo kuba mu nsengero, ya yindi yo kuba mu matorero, ya yindi yo kuba mu madini, akavuga ngo nizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Aho bitandukanira ni hehe? Ni ukuvuga ngo usanga umuntu ari mu rusengero avuga ngo nizeye Imana ariko ugasanga agiye mu bapfumu. Icyo gihe kwizera kwawe kuba gupfuye kubera ko wabangikanyije Imana n'ibindi bintu. Icyo gihe rero ntabwo wanezeza Imana. Icyo bidusaba kugira ngo tunezeze Imana, twirinde kubangikanya Imana n'ikindi kintu. Twirinde kugira uburyo bwo gushidikanya. Ushobora kuba uri umukristo urasenga ariko uracyashidikanya ku Mana usenga. Icyo gihe ntabwo wanezeza Imana. Ahubwo iyo wizeye ukavuga uti nubwo napfusha, nubwo narwara, nubwo nahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ngewe ibyiringiro byanjye nizeye Imana. Icyo gihe bituma Imana inezera, bituma Imana yishima. Rero nagira ngo mbwire abantu bari kutwumva ndetse nsubiza n'umushumba wacu barashidikanya ku Mana. Mu gitondo arizera, saa sita akabivamo, nimugoroba akabivamo. Ariko kwizera kunezeza Imana ni igihe uhuye n'ibibazo, ni igihe uhuye n'intambara, ni igihe uhuye n'ibigeragezo ukavuga uti Imana irantabara. Nubwo abantu batagira icyo bakora ariko Imana irahari. Nubwo abantu batamfasha ariko Imana irahari. Mbese ibyiringiro byacu ntibijye mu bapfumu, ibyiringiro byacu ntibijye mu butunzi dutunze, ibyiringiro byacu, kwizera kwacu ntitugushyire ku bintu ibyo ari byo byose. Tukiri aho ngaho umukozi w'Imana, urakoze cyane. Numvise sa nk'ushaka kunyurwa n'igisubizo nifuzaga, ariko nanone muri iyi minsi impamvu ki abakozi b'Imana cyangwa mwebwe abakozi b'Imana, kuko namwe nzi ko muri abakozi b'Imana, twese turi abakozi b'Imana, impamvu ki abakozi b'Imana muri iyi minsi bafite ikintu cyo kumva ko Imana yakora ubushake bwabo kuruta uko Imana yakora ubushake bwayo? Murakoze cyane. Aho ngira ngo musubize ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 42 umurongo wa 2. Yobu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose, nta kibosha kurogoya umugambi wawe. Tukagenda tukajya muri Yeremiya 29:11
ngo nzi ibyo nimbwira nzabagirira Haleluya. ngo ni ibyiza kubarema umutima. Ni ukuvuga ngo hari umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo iyo rero twisunze uwo mugambi w'Imana, kubera iki hari umugambi w'Imana? Ijambo ry'Imana ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose twakora, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Igihe rero uri umukozi w'Imana, ntabwo uri umukozi wawe ku giti cyawe, ufite uwo ukorera, ukorera Imana. Ni ukuvuga ngo igihe cyose rero ukorera Imana, ntujye mu bushake bw'Imana, ntushobora kumvikana n'Imana. Ni iyihe mpamvu abakozi b'Imana bari kwihimbaza muri iyi minsi? Ishyari ryabaye ryinshi mu bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ni iyihe nama noneho ushobora kugira nk'abakozi b'Imana? Ndabona hano wazanye n'umuhanuzikazi uri kumwe nawe hano. Ni iyihe? Ese muri iyi minsi abakozi b'Imana ntago bari bugwe kubera ko batari kuvuga hitamene gloria, cyangwa se ntago biri bucike ko abantu batari kujya mu nsengero? Ni iyihe mpamvu? Ikintu wenda nagusubiza, iki ni ikigeragezo kandi byahozeho kera, yuko Satani arwanya itorero ry'Imana, arwanya umurimo w'Imana. Icyo twabwira abantu gishobora gutuma wenda hari uguhangana cyangwa se hari imyitwarire itari myiza, nagira ngo mbwire abantu badukurikiye, Satani yaratwinjiranye, twaratewe. Nagira ngo mbwire abakozi b'Imana, ntimutume namwe ntimutange inzira. Niba twaratewe natwe mutere namwe ngo mwitere, tureke kwitera. Aho twitera rero ni ahangaha. Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Mu gihe nifurije mugenzi wanjye ikibi, ntabwo ari ubushake bw'Imana ndimo, ahubwo mba ndi hanze y'ubushake bw'Imana. Kubera ko Yesu ubwo yaravuze ngo ubwami nibwirwanya ku giti cyabo buzasenywa. Ariko Yesu yongeraho ijambo aravuga ngo utaturwanya akaba ari mu bacu, ni uwacu. Ni ukuvuga ngo rero nimba uri umukozi w'Imana ukarwanya umurimo w'Imana, ukarwanya umukozi w'Imana mugenzi wawe, genzura neza. Ushobora kuba udahagaze neza, ushobora kuba utitwaye neza. Hari ihangana riri kuri YouTube, hari uguhangana biri ku mbuga nkoranyambaga. Niyihe mpamvu iryo hangana riri kuri YouTube? Ese ni ukugira ngo bereke biyemere, ni ukugira ngo bemerwe, ni ukugira ngo bamenyekane? Niyihe mpamvu ihangana rya YouTube ukasanga umukozi w'Imana atutse umukozi w'Imana mugenzi we kuri YouTube, ukasanga umuhanuzi asebeje umuhanuzi mugenzi we kuri YouTube, ugasanga n'ibintu bari guhangana? Ese kuko baracyakorera uwo mwami muri kuvuga ngo twizere cyangwa se tunamunezeze? Rero muri makeya kugira ngo nsubize icyo kibazo mumbajije, ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya ni iki ngiki. Nk'abantu b'Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto wera, niba ujya ku mbuga nkoranyambaga ugatukana ugasebya mugenzi wawe, bivuze ngo niba abandi Yesu yatubwiye n'ubundi aratubwira ngo hari abazaza biyitirira izina rya Kristo ariko atari aba Kristo. Bivuze ngo rero mwene data, nujya gutukana uzaba ugiye hanze y'ivugabutumwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu yahanganye, ijambo ry'Imana ritubwira ko intumwa zahanganye, ahubwo buri muntu wese yashakaga ikinyungu kwa mugenzi we. Nagira ngo rero mbwira abantu yuko ikibitera ni ishyari. Satani yabateje ishyari, Satani yabateje urwango, ikindi ni ugushaka inyungu zabo ku giti cyabo. Ijambo ry'Imana mwibuke ko ritubwira ngo umuntu witandukanya n'abandi abashaka inyungu ze ku giti cye. Murakoze cyane Pastor, ndanezerewe cyane. Hanyuma ko nabonye wazanye umukozi w'Imana n'umuhanuzi, gusa biriya yavuga ngo iravuze aka kanya, umwuka uracyarimo cyangwa waragiye? Kuko tumaze iminsi tudasenga, wenda abantu bamaze iminsi badasenga. Reka mwibarize umukozi w'Imana, bimeze gute? Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Abadukurikiranye muri iki kiganiro, Murakoze cyane. si uko abantu tutari gusenga, ni ukuri turi gusenga kandi Imana ikomeje kuvugana natwe.
ntabwo ari uko tudatitira, ahubwo Imana yo ubwayo ijya imanuka igakoresha abakozi bayo. Hari ijambo twagarutseho cyane, abamwizeye, ijambo ryo kwizera. Abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuri wowe uri kutwumva ukaba ukurikiranye ikiganiro, ndakubwira ngo komeza ugire kwizera. none se kuva twatangira hari icyo Imana yavuze ko kutaratubwira ngo umva Imana iravuze utarabitubwira. Ndabyemera cyane, Imana ishobora kudukoresha, watitira udatitiye, Imana ishobora kudukoresha cyane, kuko twagiriwe ubuntu n'Imana, turerekwa cyangwa se tukabwirwa, cyangwa tukongorerwa mu mitima. Bivuga ngo Imana ntabwo ivuga ari uko umuntu yafitiye gusa. N'aha wicaye Imana ishobora kutubwira tukabivuga. none se Imana iri kuvuga iki muri iyi minsi kubera insengero? Pastor, Imana iri kuvuga iki muri iyi minsi kubera insengero? Ko njyewe ndashaka kugira ngo numve Imana iravuze iri kuvuga iki. Asante sana. Muri kunyinjiza mu mwuka cyane mu mavuta. Imana ikiri kudutangariza muri iyi minsi, bene data nimukomere. Niyo mpamvu umushumba wacu yatubwiye ijambo ryo kwizera. Mukomere, Imana igiye kudufungurira insengero, kandi ntabwo iri bukererwe kuko niyo ntego yayo. Icyo nicyo nari nkeneye. Yaraye imbwiye yuko muri iki gihe abantu mwese bari kumusimamo, cyangwa n'abandi bari bamaze gucika intege. Kristo yamanutse ubwe aje kwikorera ibitangaza. Amen. Kandi mwibuke yaravuze ngo azakurikirana ijambo rye anarisohoza. Amen. Mu izina rya Yesu rero turacyari kumwe namwe kandi turimo turasenga, ariko iyi minsi 7 ishize dusenga, Imana yatugaragarije ko insengero zigiye kongera gufungura. Haleluya. Nimuhumure kandi ntimutinye, umwami wacu ari ku ngoma, azahora ku ngoma. Amen. Ni ukuri umushumba wacu aratunejeje cyane. We uduhaye umwanya wo gusenga no kongera kwiyuzuza n'Imana. Murakoze cyane. Pastor Chuma, turanezerewe cyane, Imana ituvugishije yuko igiye gufungura isengero. Ariko reka nanjye mbabwira akantu, Imana yacu ni nziza. Amen. Ukuri pe, Imana yacu ni yera kandi irakomeye. Bayisebya n'Imana, bayivuga neza n'Imana, yakora n'Imana, wapfusha n'Imana, waburara n'Imana, yo izitwa Imana. Gusa byo hari amashimwe abantu Imana igiye kuremera muri aya mezi 3 ari imbere. Imana igiye kurema amashimwe muri aya mezi 3, ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 12. Hari amashimwe Imana igiye kuremera abantu. Umuntu ashobora kujya kuri commentaire agakomanta ati se wowe ko Imana itakuremeye ishimwe, ariko nanjye Imana yararindemeye. Uko byaba biri kose, uko ibyo nanyuzemo byose, byari umugambi w'Imana, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo muri byose tuore dushima Imana. Ibyo naryo ryarishimwe ry'Imana. Ndabanezerewe cyane, twateranye na mama Pasteur, ndamukunda cyane uyu mumama. Gusa nta kindi naguha uretse kujya musengera mu Imana izaguha ijuru n'uburinzi bw'Imana bube kuri wowe. Mama Pasteur, hari icyo wabwira abantu kano kanya kihumure, wahumuriza abantu nk'abizera banyu bari kubareba? Ayibazo. Icyo natangariza abantu nababwira bagira ukwizera, kuko kwizera niko kurema. Kandi kwizera iyo umuntu yizeye n'icyo atabonaga cyose arakibona. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana imuhe umugisha mama Pasteur. Turamuzi we avuga makeya, ariko bikorwa byose arabikora. Ariko Imana nayo imuhe umugisha, buri muntu wese aba afite impano ye. Twateranye na mama Zawa, yumvishe ku ijambo ryo kwizera. Mama Zawa, ijambo ryo kwizera. Kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyeraho imbuto ibitangaza, ariko kisoromwa n'abagize gute, n'abihangana. Ni iyihe mpamvu cyeraho imbuto ibitangaza ariko kigafumbirwa n'ibigeragezo? Ni iyihe mpamvu Pastor?
kwizera ni igiti cy'umwimerere yego cyeraho imbuto ibitangaza. Murabona uyu mwembe hano barahasimanse kugira ngo uyu mwembe ubone amazi, bivuga ngo ni ibitangaza. Ariko uyu mwembe uzera kandi imbuto zayo tuziri, hanyuma ibyo bigeragezo bifumbira icyo giti cyo kwizera. Ni iyihe mpamvu Imana yabikoze? Impamvu rero nagira ngo nsobanure icyo kintu. Kwizera ni igiti cy'umwimerere kandi cyeraho imbuto z'umugisha. Yego. Ikintu ngomba kubwira abantu ni uko umuntu wese Yesu yakijije yaramubwiraga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Bivuze ngo iyo ufite kwizera, impamvu ari igiti cy'umwimerere ni uko kwizera kuzana ibyo umuntu atari afite. Kwizera gushobora gutuma ugira amafaranga. Kwizera gushobora gukingura imiryango yari ikinze ku buzima bwawe. Bivuze ngo n'umugisha tubona ni uko biba biciye mu kwizera Imana. Ni ukuvuga ngo rero kwizera ni cyo giti gishobora kutuzanira ibyiza, ni nayo nzira ishobora kutuzanira umugisha. Utizeye ntacyo wageraho, kubera ko ibintu byose tubona bibanza kubaho mu isi y'umwuka mu gihe tutabibona. Ariko iki giti iyo giteye kiragenda kikajya mu butaka, mu by'ukuri ntabwo kiba kigaragara. Ariko iyo kimaze gukura n'imbuto ntiziboneka, ariko iyo kimaze kubyara imbuto, ba bandi bacyangaga, ba bandi bakinyuragaho bakagitera amabuye bakagisuzugura, icyo gihe kigira agaciro. Agaciro kacu nk'abakristo rero ni ukugira kwizera. Kwizera niko kuzabyara izo mbuto, ariyo migisha, ariyo mafaranga dushaka, ari byo byiringiro, ari byo bitangaza dushaka. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Twateranye n'umuvandimwe mama Zawa. Wumvishe kwizera? Kwizera Imana mu bintu byose. Kwizera Imana tuzabona ubwiza bw'Imana. Hari icyo watangariza abantu mu buryo bwo yego? Iyo wayizeye ntabwo itatuma idashobora byose. Yego. Imana ishoboye byose, nicyo gituma tugomba kuyizera. Hari ibyo Imana yigeze kugukorera se? Byinshi cyane. Nawe urabihamya ko hari Ndabihamya ko hariho ibyo Imana yankoreye. yego Guhimbura uwanjye nari nzi ko ngiye bindangirana. yego Ariko nsubira inyuma, nsubiza amaso inyuma, ndavuga ko twashakanye twese turi bakuru, ko Imana yadushyizemo, kubera ko Imana itagomba kugira ngo nanjye nkomeze mbeho. Ndayizera, irandinda, irangaburira, iranyambika, nkomeza kuyizera, n'ubu nkiyizera. Yego. Nubwo ibi ngibi byahagaze, ngo ntabwo ngo ntituzasenga, ariko nizeye Imana. Yego. Icyo yakoze Yego. izanagikora. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Bivuga ngo ngomba kwizera Imana kuko ibintu byose ni mu Imana ibaho umugisha. Ndanezerewe, nishimira abari budukurikirane. Icya mbere ni ukukora subscribe, sabone, share, comment, kakomanta, kandi izina ry'Imana rikahabwa icyubahiro. Ibyiza murebe no kuri iki kiganiro, hari umugisha w'Imana uri bubone. Ariko cyo mbatangariza, nzi yuko Imana iri mu ruhande rwacu, nta makuba, nta byago. Imana iri mu ruhande rwacu, ni inkure, ariko Imana iri bukore. Twatangiye rero dusenga. Reka nanone tuhe mama Pasteur microphone adusengera Imana. Karibu mama. Imana turagushimiye n'aka kanya urasubize Mana mu kiganiro tugiranye nawe. Mana icyubahiro ni icyawe. Mana usange n'ababasha kubyumva kibashe kubageza aho kibaze kubakura aho kibavana. Mana kigire n'aho kibashyira. Mana urakoze, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe. Cyumweru cyiza.